uru Rwanda rwacu naho tuvuye naho dushaka kujya mbere na mbere kwiye kuba bishingiye mu banyarwanda mu Rwanda mu mitima yacu kugira ngo bigereho ntabwo ukora ibintu aha mu Rwanda abanyarwanda ntabwo mucumbitse ni wanyu gukora ibintu udakoze ibirenge hasi uvuga uti ejo ntawamenya nuko erega ndababwira nuko mutumva ntawamenya se ahandi uzamenya ni he ahandi uzajya ntuvuge ngo ntawamenya ni he ko nabonye basigaye babahambiriza bakabatugarurira hano basigaye bahambiriza abantu bakabasubiza aho bavuye namwe rero mwirwe mugira mutya narabibabwira ubu ngubu aho nabibabwiye muri 17 2017 nabibabwiye muzakurikirana ibintu nababwiye muri uwo mwaka ndababwira bose birirwa bazabahambiriza babagarure hari abo twebwe tunagarura ariko ibyo ntabwo ndi bubitindeho ariko barabarambiwe bafite ibibazo byabo nabo bimaze kubarenga usibye ko n'ubundi iyo uriye baguha ubusa ugasakuza ukirirwa uvuga aho wavuye ibyo ukwezi kwashira ukajya gufata iposha ukajya gufata ibyo bakugaburira kubera ko wavuze u Rwanda nabi gusa naranababajije mumbwire uwavuye aha avuga ibyo yavugaga ibyo byose kandi kenshi binagaragara ko atari ukuri ko byose bigaragara ariko wabigiriyemo amahirwe ni mumbwire umwe gusa wangu ninde umwe sinsabye benshi muri 500 bagiye bavuza induru babeshya muri bo umwe wagize amahirwe kaba ngo nibura we yavanyemo iki ninde muzamumbwira n'ubu ntimuramumbwira mumushakisha ariko bamwe bari ba professeur baratwara amakamyo ariko na hano hari amakamyo ugahunga igihugu ubeshya ukajya muri Amerika gutwara ikamyo gusa ariko ukishima ngo uri muri Amerika urishimye ko yaguhaye ikamyo yo gutwara itari yawe urayitwara ku mugoroba ugatahana akavera kahamba akavera twaciye hano nicyo cyagutwaye ibirometero 10,000 really so abanyarwanda ni mutaba abantu biha ka gaciro muzabaga abandi bakasubira mu by'amoko twarenze twasize inyuma byatuhekuye bakabisubiramo ubu noneho bisigaye bifite
mu karere ababishyigikiye. Hano muzi ko dufite hafi ibihumbi 100 y'abanyekongo nk'impunzi, hano ibihumbi 100. Muri izi ntambara z'ejo bundi hamaze kwambuka nk'ibihumbi 16, bisanga 80 n'ibindi twasanzwe hano. Barabizi, abantu bose barabizi, bazi n'ukuri, kubera ko muri ibyo bihumbi 100 hari ubwo bigera bitya rimwe mu mwaka umwe, ibihugu biteye imbere bimwe bifite values z'igitangaza bakaza bagakuramo nk'imiryango 5 mu bihumbi 100 bakayitwara. Ubwo bakemuye ikibazo. Imiryango cyangwa abantu 5 bakabatwara bakajya kuba aho baba iwabo. Mu bihumbi 100 uvanyemo 5 cyangwa imiryango 5, ubwo wakemuye ikibazo. Niko ikibazo gikwiye kuba gikemuka. Mu karere rero urabizi bya hate speech, zirwaho zigamije iki? Si hate speech. What place should these people who propagate hate speech, what in this world, what role are they playing really? To produce hundreds of refugees, hundreds of thousands here in Rwanda and in the neighboring countries. In Uganda, I think there are about 300 or 400,000. And to the world, this is normal. Yeah, that is how it happened here when people are being killed. Here in 94, some people are saying, no, this is, it's like, these are the savages of Africa killing each other. Some people are saying that. We are savages killing each other. So it doesn't need to be treated as urgent. So even having 100,000 people crossing, by the way, from Eastern Congo to Rwanda, this is normal. If they have to talk about any people at all, it is maybe displaced. Displaced, yeah, they can talk about, meaning those who are still in Eastern Congo, but displaced, maybe there is sympathy for those, a little bit. Those who are being forced, by the way, forced to cross the border and come here as refugees, to create a situation that in the end will find justification and may be accepted that actually those people should live there. It's like these are Rwandans who have returned home. So let them stay there. So in the end, they create some fact that we should contend with and accept. Really? Well, if it wasn't for that we act reasonably, that we respect norms, international norms and laws and everything, nta mpamvu n'imwe ikwiye kuba iriho to be apologetic about who you are. You must not be apologetic.
You must stand out, you must come out. You must fight for what you want to be and what you want to have. Don't wait for anybody to come and give it to you as a gift, because there will be nobody who will do that. They will not show up at all, even when you badly need that. Ku Banyarwanda who has not learned this lesson, ninde utarize isomo muri ibi ngibi, ko urwanira uharanira kuba uwo ushaka kuba cyangwa uwo uri we. Uyu mwaka igihugu cyacu gifite byinshi kigamije gukora, ndetse niba mwibuka uyu ni umwaka, imyaka yihuta bibi, bibaye 30 tuvuye mu icuraburindi, abacu bishwe, twabuze batagira ingano. Nubwo bamwe bijijisha ntibazi abapfuye, ntibazi icyabishe, ntibazi, ariko abo ni bakeya. Icyo mbivugiye ni uko dukwiriye kujya nabyo tubyibuka ko ari icyo kiri mu bibazo dukwiye kuba duhangana nacyo. Biri mu bibazo dukwiye kuba duhangana nabyo. Ubwo rero mu mikorere yacu dukwiye kuba bishyira imbere, kuko dukora tutibuka ibyo ngibyo ushobora kugira n'ibibazo by'uko wabisubiramo. Imyaka 30 irimo ibintu bibiri. Irimo ibyo byago, ariko irimo n'igihugu guhinduka kikaba igihugu kindi dukwiye, kitari kijyanye n'ayo mateka nayo twibuka. Kandi muri ibyo bigenda bihinduka, urabizi ko n'ubuzima bw'abantu n'imibereho n'imiterere y'igihugu, ibyo nshaka kuvuga bijyanye na cyo nakwita generations nazo zirahinduka. Kurikira amakuru uyu munsi na Liliane Iradukunda.